umunsi umwe buri wese azahagarara imbere y'intebe y'Imana acirirwe urubanza. Bamwe bazumva ijwi ry'Imana bayisanganire mu bwami bwo mu ijuru. Abandi bazakomeza gukerensa ijambo ry'Imana, bakerense ubutumwa bwiza, bapfe batizeye umujinya w'Imana uri kuri bo, bamare iminsi yo kubaho kwabo bari mu muriro w'iteka. Nyamara ijambo ry'Imana mu gice cya Petero wa kabiri igice cya 3:9 ritubwira neza ko umwami Imana adatinza isezerano nk'uko benshi babitekereza, ngo ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ngo ahubwo ishaka ko bose bihana. Ese warakijijwe? Ese uramutse upfuye uyu munsi iherezo ryawe ryabirihe? Mu ijuru cyangwa se mu muriro utazima? Ushobora kuba ugaragaza kwitwararika aho amaso y'abantu areba, mbese ukaba witwa munyangeso nziza, ariko ntibikuraho ko kamere y'icyaha iri muri wowe. Aho amaso y'abantu atareba, ukaba nawe uri umunyabyaha ukwiriye umujinya w'Imana nk'abandi bose. Nk'uko tubisoma mu gitabo cya Yakobo igice cya 2:10, haravuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuyeho yose. Ngo kuko uwavuze ngo ntukicane ni nawe wavuze ngo ntugasambane. Bisobanura ko buri wese yishyize kuri icyo gipimo yatsindwa n'urubanza. Abaroma igice cya 3:23 hakavuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bose ni ukuvuga ngo kuva ku muntu wa mbere Adamu na Eva bamara gucumura kugera ku muntu wa nyuma, bose barimo kamere y'icyaha, bari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Umuntu akizwa ate? Abefeso igice cya 2:8 hatubwira neza ko mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Umugambi wo gucungurwa k'umuntu ntibyatewe n'uko twari tubikwiriye, nta nubwo Imana yadukunze kuko twari dukunditse, ahubwo twari babi badakwiriye ibyiza, ahubwo twari abo kurimbuka no kugirirwa umujinya nk'abandi bose, tukarimbuka tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Ugomba gusobanukirwa yuko ubuntu ari ikintu gikomeye. Uwo waduhaye ubuntu buduhesha kwihana no kwizera Imana, ni nawe waduhaye ubuntu butubatura ku mbaraga z'icyaha. Nk'uko tubisanga mu gitabo cya Yohana igice cya 17:6 ndetse n'9 haravuga ngo abo wampaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe, bari abawe urabampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. Ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Ijambo ry'Imana riratandukanya neza ko Kristo ntabwo yasabiraga ab'isi, ahubwo Kristo yasabiraga ab'Imana yamuhaye. Wakwibaza uti se isi ni iki? Isi ni ikintu cyose kiri kuri uyu mubumbe. Isi ni ibitekerezo byose cyangwa se ibikorwa byose birwanya cyangwa bihinyuza ubushake bw'Imana ndetse n'ijambo ry'Imana, ndetse bihinyuza Imana ubwayo. Kuba umukristo ntabwo bivuze ko ari ukubaho udakora icyaha na kimwe. Kuba umukristo ntabwo bivuze kuba perfect 100%. Kuba umukristo uzahora uri mu ntambara uhangana n'icyaha, ndetse rimwe na rimwe birashyika yuko nubwo wakijijwe ukora icyaha. Nk'uko tubisanga mu gitabo cya Yohana wa mbere igice cya 2:1 haravuga ngo bana banjye bato, mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese,
ari we Yesu Kristo ukiranuka. Nyamara muri ibyo byose ntibiba bikuyeho ko Imana iba ikiri gukora umurimo muri wowe, iba ikiri kukwigisha, iba ikiri kurushaho kugukuza ngo ube ushyitse, ngo ubeho ubuzima bwejejwe. Byari byakubaho ko iyo bishyitse ukagwa mu cyaha ugira agahinda kenshi mu mutima, ugasuka amarira menshi ndetse ukumva urigaye, bigatuma wikubita imbere y'Imana n'umutima uciye bugufi ngo uyisabe imbabazi ndetse uyisabe n'imbaraga zo kutazongera kugwa muri uwo mutego ukundi. Nimba bijya bikubaho gutyo, urakijijwe, kuko Imana iba iri kugukoramo umurimo ikwigisha kwanga ibyo yanga no kwishimira ibyo yishimira. Kugoreka ubutumwa bwiza, kwigisha inyigisho ziva mu marangamutima zidahuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, biri muri bimwe byoreka imbaga nyamwinshi. Benshi bakibeshya yuko bakijijwe, ariko nyamara agakiza, icyo bita agakiza atari cyo Imana yita agakiza. Nyamara icyo bita gukizwa atari cyo Imana yita gukizwa. Ni ngombwa yuko buri mukristo wese agomba kumenya yuko koko yubakiye ku rufatiro ruzima, urwo rufatiro ari rwo Kristo Yesu, ndetse akaba yubakiye ku rufatiro nyarwo ari rwo jambo ry'Imana, kugira ngo abashe koko kumenya by'ukuri ko yakiriye agakiza, kandi agakiza nyakuri, kandi agakiza ijambo ry'Imana rivuga. Ku munsi w'imperuka ngo benshi bazavuga ngo Mwami, ntitwavuze ubutumwa mu izina ryawe, ntitwagukoreye mu izina ryawe. Ahari nawe wavuga uti Mwami, sinitabiriye amateraniro. Uribuka ko amateraniro ku cyumweru ntayasibaga, uribuka ko icya 10 ntagisibaga, uribuka ko nari narahajijwe, uribuka ko nari narahawe karisitiya, uribuka ko nari narabatijwe, uribuka. Nyamara ugasanga ntabwo wakiriwe mu mubare w'abana b'Imana. Kubera iki? Kubera yuko gusa wabayeho mu bujiji, wabeshwe agakiza, wakira ikindi kintu gitandukanye n'agakiza ijambo ry'Imana rivuga. Ni byiza yuko dusubira mu ijambo ry'Imana, nibwo buryo bwonyine Imana yashyizeho bwo kwimenyekanisha ku muntu. Ni ukuvuga ngo Imana tuyimenya iyo dusoma ijambo ry'Imana, bikarenga gusoma ijambo ry'Imana, ahubwo tugasabana nayo mu ijambo ry'Imana, ikaduhishurira ukuri kose, kugira ngo ntiduteraganwe n'imiyaga hirya no hino y'inyigisho ziyobya. Nimba wumva utsinzwe mu mutima wawe, ukaba wifuza kwakira Kristo mu mutima wawe, mu gitabo cy'Abaroma igice cya 10:10 aravuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Niba wumva nawe wizeye aya magambo mu mutima wawe ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ko yatanzwe kuba impongano y'ibyaha byacu ngo tutarimbuka ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho, ukaba witeguye kumwegurira ibyawe byose no gutera umugongo isi, subiranamo nanjye iri sengesho. Vuga ngo Mwami Yesu, nizeye ko wanyitangiye upfa mu cyimbo cyanjye kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Nkushimiye urukundo rudasanzwe wankunze, ndagwakiriye mu buzima bwanjye. Umbabarire ibyaha nakoze byose, kandi amaraso yawe anyeze antunganye. Amen. Ndagushimiye wowe wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo iyo umunyabyaha umwe yihannye, ngo mu ijuru haba impundu. Mu ijuru habaye impundu zidasanzwe ku bwawe, mu ijuru habaye ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe, kandi iyi tariki ni itariki idasanzwe mu buzima bwawe, ni itariki wakiriwe mu muryango w'abana b'Imana. Ndagushishikariza kugira ngo nimba wifuza kuvugana natwe, ukeneye ubufasha muri uru rugendo, ushobora kwandikira iyi nimero kuri WhatsApp, akamenyetso ko guteranya 250 78 76 36 414.
ndetse urazibona muri description. Hari abantu benshi biteguye kugufasha mu rugendo rwo gukizwa utangiye.